Nguhaye ikaze nanone wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu kuri Hatana Neza TV. Niba rero wigirira umutima mwiza, duhe inkunga yo gukora subscribe kugira ngo n'ubutaha nidushyiraho ikiganiro kizakugereho. Wowe ugiye kubikora Imana iguhe umugisha. Bakunzi ba Hatana Neza TV, tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'imibare 16 iri ku ndangamuntu. Wasanga wari usanzwe uyizi nta kibazo, ariko nanone wasanga utari usobanukiwe icyo ino mibare 16 ivuze. Nk'ibisanzwe rero, indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda igizwe n'imibare 16 ariko igabanyije mu matsinda atandatu. Itsinda rya mbere rigizwe n'umubare umwe. Iyo uri umunyarwanda ni 1, iyo uri umunyamahanga ni 3 cyangwa umubare bitewe n'igihugu ukomokamo. Itsinda rya kabiri rigizwe n'imibare 4 isobanuye umwaka wavutsemo. Urugero, niba waravutse mu 2000, ubwo ni 2000. Niba waravutse mu 1999, ubwo iyo mibare 4 niyo 4 ihwanye n'itsinda rya kabiri. Itsinda rya gatatu rigizwe n'umubare 1. Niba uri umugore ni 7, niba uri umugabo ni 8. Itsinda rya kane rigizwe n'imibare 7. Iyo mibare 7 ikaba yerekana abantu mwese mwavutse mu mwaka umwe. Tugeze ku itsinda rya 5. Itsinda rya 5 rigizwe n'umubare 1 werekana inshuro umuntu afashe irangamuntu. Urugero, niba waragize ibibazo bitandukanye bituma ufata irangamuntu, reba neza urasanga ari wo mubare uriho. Itsinda rya 6 ari naryo rya nyuma rigizwe n'imibare 2 isobanura umubare wari ugezweho kubo munganya imyaka igihe baguhaga irangamuntu. Urugero, abantu mwese munganya imyaka, umubare bari bagezeho baguha irangamuntu. Bakunzi ba Hatana Neza TV, tumaze kurebera hamwe ubusobanuro bw'imibare 16 iri ku ndangamuntu. Reba neza ko wamaze gukora subscribe. Wakoze kubana natwe, Imana ikomeze ibane nawe.